byuka byuka byuke muzi ko agiye kudusora mu kanya agiye kudusora mu kanya Oh no. niyo twagiranye amasezerano y'inzu kuba nkubonye n'amahirwe kuri nje uranyuva ndabasabye mumvire mu nzu Komata urazi ko tukubaha kandi icyo tubwirizwa gukora iyo gishobotse urazi ko tugikora nukuri ndagusavye utubabarire utwihanganire n'amasaha abiri yoyo basi ubutari haje ndamenye ico ndamukoza umva ntamikane mfitanye namwe cinkoni ngufi nk'umuvyeyi ndagusavye ndakwinginze tubabarire amasaha abiri yonyene zobukoze turagusavye abiri gusa mbahaye amasaha 3 vugana na bagenzi babo Dieu Karame Sam. ejo bundi naguhaye imodoka y'akazi ubwira n'amasaha ugomba kwigarurira urangije ujya mu byawe wongera no kwirarana urumva nta soni biguteye Icyabinteye ariko imodoka nageze mu nzira cyagiye nagenda nyamfa. urumva ubwo akazi wishe kangana iki Ibyo birumvikana ariko nta makosa. ariko ubundi muraharira iki Resa kontakte zanjye gira vuba ndavuze ngo mpereza kontakte zanjye imodoka si yanjye uzaze muri kontabilite nganyiza na kontable soka mumure wasotse hanze wagiye ari bisa ari zari ibyo bintu vyo gasohoka imisoro sohoka bisa yarusohoze twawe ashano out Imutu zawe ngizo mwahanzi suri nyaruka ariko gasohoka genda nyarutse ati sohoka bisa kandi urandere uja kuba batari stress gusa nzongera kukabona ngaho
mu bavandimwe ubuzima buje nkatanye icyari igicu kizuba kw'ijuru ihangane ihangane humura humura ejo buzuca Bitesha byiza papa hari ikintu cyihutirwa nashaka ko tuvugana wambwira nta kibazo mwana nkubwira ndabizi mushobora kuba munaniwe ariko nyine muranyihanganiraho gato kubera niyo naba naniwe mwana nta kintu cyatuma nakumva wambwira nta kibazo uriya mwana w'umukobwa ubona wicaye hariya uriya ndeba wicaye hariya navuye ku kazi nsanga yicaye mu muhanda ari kurira ubwo ambwira ko aho yari acumbitse bamwirukanye kubera kubura amafaranga y'ubukode bw'inzu none nyine nkifuzaga ko bishoboka mwamumucumbikiyeho gato muri iyi minsi atarabona ahandi acumbika cyangwa shaho n'uwo mwirirwa mukururukana ukaba waramuteye inda none akaba aje kuntera ibibazo hano papa hoya aya okay fasha
wundi akina filime niwe aramuzi se okay genda usome ndamukunda gusa Yari? Ni sawa? Simapa nteba ngo muhira bantatire. Oui. Okay, mubwire yinjire nta kibazo. Okay. Allô? Oui? Okay. Imodoka eshanu? None sinzi kumva kuba eshanu nyine. Nusese eshanu nyine nanatumije. Ya, ni eshanu. Ya, ariko ro kampani yanyu isigaye itinda cyane. Sinzi ikibazo mufite kabisa. Okay, nta kibazo turaza kubivuganaho. Sawa? Ni gute? Sawa? Biri gute se? Sawa? Ko. Nana gushopingira imyenda. Shoppingira imyenda myiza cyane. Ikwiye umukobwa mwiza nkawe. Yego. Gusa urihangana hari indi natumijeho batinze kuyizana ariko uraka umugoroba ndazanyizanye. Sibyo? Yego. Okay. Tira. Yes. Nzi wanje? Ni yawe yose. Murakoze. Nta kibazo. Ni bikeya. Biri inyuma nibyo, Kendeka nze tujyane, sibyo? Yego. Tugende. Mbe wa mukobwa ntaratahuka. Mama ntabwo nzi ahantu ari, ariko ashobora kuba ari mu gikoni kuko uyu munsi niyo wari guteka. Warebera? Munezero, ko ndi ufite ubwoba. Iki kibazo. Wigira ubwoba. Munezero. Ba free. Oya ndekura je ibyo ntabyo nokora. Oya ba free. Ndagufata nka papa wanje. Bya papa bizanye gute? Ndekura kandi ndatasha. Oya Munezero umva. Uyu mwanya mba nawe uteguye nabishatse. Uri kubyumva?
nuko ngo nunyiyumvamo nanjye nzakwiyumvamo kandi nunyiyumvamo bizarushaho kuba byiza uzagira amahoro Munezero wigenda Cishwa niko muko uvuye muri iri joro genda udasezeye nari mvuye kuraba umva nkubwire wa mukobwa we nge simenyereye abana nkawe batagira uburere bagenda badasezeye nge wagendeye none dore ndarije abana busa nkaho utazi ko ari wagomba guteka ari vimbere vuba ihute genda cucu gusa Hello mom. Hello my son. Mama Munezero ko mbonye atishimye abaye iki? Umva nkubwire cyusa mwana wanjye. Kuburiya mukobwa araye hano no kubera ko nkubaha. Yakoze iki se mama? Sinigeze mbona abana na bumwe batagira uburere. Kubona umwana ungana kuri agenda adasezeye. Mama, uri umubyeyi. Mufate nkanjye cyangwa uwase. Wumve ko ibyo yakoze ari nk'uwase wabikoze maze ubone gufata icyemezo. Ubu rero ugiye kunyigisha kurera. Ubonye byibuze niba ari n'umwana nari narabyaye atari uwo mutoragurano banzaniye. Neza. Neza. Ndabizi neza ko wabaye. Ariko basi ndakwinginze ngo ntege amatwi gato. Ndabizi ko mama atoroshye. Arakara vuba rimwe na rimwe akanafata ibyemezo ahubutse atitaye ku ngaruka zabyo. Gusa ariko hari icyo nifuza kugusaba. Waretse ejo tukazajyana gusangira na Sam. Papa? Ça va. Pas combien. Laisse-moi Mathieu ça. Papa, nibyiza ni? Oya, ibi ni bya Munezero mwene wanyu. Ako Munezero ko ntari kumubona wari he.
menya yaryamye sinzi aho ari ko mbona agasuzuguro kamurenze se. uze kumwemera kungaka naza sibyo papa ndashaka amafaranga ako si uburyo nsaba amafaranga bite njye na Cyusa namunezero ejo tuza gusura abashuti bacu angahe 50,000 nibyo bisaduhaze kuri kurunguruka ntago nyakurengereza si 50,000 wansabye papa urakoze bishimye Papa Sharifa pale Bella, life is good, life is better. Tuna enjoy, tuna fry, tuna happy, atujidai. Baby mama bini me, I'm your baby baba, have to be. Tuna pombe pepe sukina, kwenda blanta usiku tekesa. Napenda raha nipo makini, kila dem mzuri address ni mimi. Kupanda na kushuka, njoo basi nikupe mzuka. Kuna kupanda na kushuka, njoo basi nikupe mzuka. Kuna kupanda na kushuka, njoo basi nikupe mzuka. Umwuga ari mwiza ngo yasonzesha inyaga ora ni pemeshi kwanza kibiriti basi nyanga gara ifite ikibiriti nicyo nkwaka we Aline Aline karame mabuja ni bande muri kumwe ngaho hano ndi kumwe na Joy tuna mwe musigaye mwasama nka Munezero nzobirukana kutwirukana hoya mabuja mbabara hoya kutwirukana byo byihoreye hoya mu myotsi ibiri ngaho ni azana duhe mabuja ikuonje cyerereze nakabaze kararonse sugar daddy gasiga gafise freshere yataye sugar daddy uramuzi ko ruvuye rutanga amarare menshi man wakaretse kakipfira nabi nakumwana jewe urazije je aho namurondereye nkamubura jewe indira nzoga korera akasaho ni ibyanyu tu akareko naga kameze nk'akameti nakabwa ariko nakabwa n'abatakunywa mbona bagipfa oya nibyo gomba kunywa mabuja mabuja Yezu Munezero wansanga mu cyumba cy'abashyitsi yanda gushaka aka kanya none hanyine okay ya ngwino injire nta kibazo ngwino wigira ubwoba ngwino Nde ufite ubwoba oya wigira ubwoba sibyo urabona turi hano twenyine nta undi muntu uhari
njyewe nawe gusa ibyo nabikoze mbizi kandi mbishaka kugira ngo twisanzure niyo mpamvu rero ngomba kuba free wigira ubwoba rero sibyo nta undi muntu uranga yiga ko n'Imana nayo nta nihari sibyo wigira ikibazo sibyo Muneze karibu mwana murakoze mama unezerewe bari hari oya hari aho bagenda barataha ariko nubwo batarataha karibu bategereze oya ko atari hari sinokwinjira ariko nzoza undi munsi bazi sawa ariko mama karame urabizi ko mwinjiranye hano kuki ibi nibyo nashatse kubabwira ibi ni biki sinaryoherwa umubanyi wanje agize ibibazo abitewe n'akantu ataco kamaze hama nikaze ukabwire ko ndagakeneye icyo ndakabwira sawa urakoze agasaku gati cyusa uwasa kuryama Munezero we hano ninde akubwe kujya kwinziraniza abana ntabwo ari jewe mama ninde ariko kuki wowe utumva buri munsi sinkwiyama si jewe mama nibo bamisabye ngo tujane buriya burere sibwo nahaye abana banjye wabyumvise neza umenye ko nta n'umwe mufite cyo mupfana ikindi kandi umenye ko hano wowe wasabye icumbi urabyumva guhera uyu munsi uzajya uba umukozi wo mu rugo ni wowe ugiye kuba umukozi wo muri uru rugo uzajya ukora ibintu byose wabyumvise sinzongeye kubona uruhande rw'abana banjye kare ikihute imbere Munezero nta kibazo ufite Munezero meze neza koko nta kibazo n'ukuri
nagufasha. Shaka sinzi ko wabikora. Cyusa? Cyusa? Nakoze iki se mama? Kazibaho. Igihe nahereye se nkubuza kugendana n'uriya mukobwa. Mama ngiye nakubwiye ko udashobora kumbuza rwose gukunda icyo nkunda. Pindi kandi ngiye aho kugira ngo nzabeho untegeka uko ushaka untwara nk'inka, nzapfuma rwose nkubise njye kumupangayi nk'abandi. Erega mwana wanjye, kukubuza kugendana n'uriya mukobwa si ukukwanga, ahubwo ni ukugira ngo tuzabura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo. Urumva? Ibibazo se mama? Erega twajwemo n'ingwe ikaze. Ahubwo genda ubuganiriza uriya mukobwa, dore yagutegereje kuva kare ibindi turaza kubisubiramo. Nakubujije kwegera abana banjye. Mbe kuki wowe utumva? Nkeneye kumvugisha. Shubaye iki?
kumva neza wikora icyo musabye. uzi ikintu ugomba gukora? Iki ujye kumupimisha, nusanga atwite umwana w'umuhungu wikuremo atarabaho, icyo cyonyine gishoboka. ariko muntu ubu nawe uri muri bibazo gutuma ugendana n'ikigabo nka kijya gifite amateka mabi nkajya kandi ngira kinagwaye. ayahe ga wangu ya mugabo nta muntu n'umwe utamuzi ngaho i Kigali, agira ingeso yo kugira abagore benshi no kwica umwana we wese w'umuhungu avutse. Niba utavyemera uzuze ndakwereka umugore yataye abikwibwirira. uyu muntu abahe abikabuka ubuzima bwije nk'atanyenyeri n'icyari iki gicu kizuba kw'ijuru ihangane icyo buzoca ihangane izokwaka humura humura icyo buzoca